uri mu biki wambaye agahenge nubwo wandeba icyoroshye sinkifuza usigira ahangaha usigiraho njyewe ntabwo mbikunda kandi bullshit so ikindi rero umunyu nawe reka tuwushyiraneho n'amavuta kugira ngo oya sana wowe icyo mukobwa iyo utagasize ikirungo bita mushikaki niko bita mushikaki mbese ni ukuvuga ngo inyama itari y'ikirungo niyo bita mushikaki hari umugabo amazi oya ntawe wamuhaye akazi ko mu cyokezo ntazazirira ni umwana dore ufite n'undi hano naho arahari n'ahandi ufite undi dore na hano arahari na hano ku izuru arahari ufite abana benshi nzabyara abana benshi umunyu we uri kuzibirindura zitari zashya kandi urabona n'iyi ngiyi nk'uko nguko hari ukuntu urabona n'izi z'imbere ziri gushya hari ukuntu no kugira ngo ishye neza uyikubita muri sisiteme ya goshe neza bose wenda ari hariya tubesha ntabwo zirasesha ziri kuza bosi dushyira n'agatoki se Hey guys, nizere ko mumeze neza natwe tumeze neza cyane nk'ibisanzwe vibes ni za zindi duhorana hano kuri Obey TV show nagarukanye rero n'umugabo wanje kirasumba ubyangu byemera no mfite umugore wamaze wa kabiri ariko rero iryo terabwo bubunzana nabo nzongera attention ubu nagwanera ubusamba nubwo wahagarara ukambara ubusa ukanyerekera iryo buntu nukuri ariko yakahazikira iminsi ngaho tangiye kugenda umwana nisanzuraho cyose mukeneye iminsi ariko muhagana cyose mukeneye mufite iwanjye mu rugo iminsi ngaho ushatse umugore uyisumbona nkaho ewane niyo nahagara hari nsigaye nkubona nk'abandi bose uri umuntu nk'abandi ubyangu byemere ubu mugabo wanjye tuzamusangira njyewe na sheri wawe tuzagusangira paka arawa nukuri nakwemewe kugusamuza ariko abantu batagira ngo urabona gusamuza niyo mpamvu wansamuza ntabwo nzagusamuza hari aho ngiye se ndahari sheri ndahari nukuri umugore wanjye araniryohanye umugore wanjye araryoshye n'ahandi mugore nyemewe nukuri pesha nkunze kunyurwa uri mu bagabo bake muri u Rwanda banyurwa abagabo yewe ntabwo nakunze kuzenguruka mu bagore bikenshi ariko yakabaretse kuduteka imitwe bakazengurutse mu bagore ndangamirwa yazengurutsemo seriya hari abantu batanyurwa ugasanga umuntu afite abagore bane ariko bikarengaho akabaca inyuma ariko njyewe umugore wanjye umwe mfite rwose arampagije aranyuze siriyasi yakabya wowe urabona kugiganira warambwiye sinakubwiraga ngo uri mwiza cyane ubu ngubu nsigaye mbona umwiza ari umugore wawe ariko nanone nsigaye mbona mu bwiza wenyine nawe uri mwiza wa mushiki wanjye asigaye umuvandimwe ariko umuntu mbona ko ari mwiza amuru tumayihati ku mutima we akamwana n'imitoma natangiye kwimya ariko mwayinyigisha ariko sha ku bintu bya romantike byananiye aha umve mvuge mana yanjye nuko nguko nuko wambereye uhora unyihakanisha ariko yakareka nkubwire ukoze nk'agakosa gatoya akakwanga kanya ukangarukaho n'ukuntu uhora unyihakana hano buriya rero reka nkubwire bitewe n'ukuntu mukunda dusabe wanjye witije wayaka urumva bitewe n'ukuntu mukunda aramutse anyanze nabimubwiye mu gitondo njya kubyuka nabwo uramutse unyanze niwe mugore wa mbere nshatse nta n'undi nazongera gushaka noneho nahita mbi indaya rubebe ni ukujya nzenguruka Sodoma mu gasekero rubebe yibeshye akanya ngaba ni agahinda kamwe katabaho nawe ntuzamwange uyangira iryo kosa asigaye gutekera utuntu twiza nsha umugore wanjye azi guteka ariko se ukeka ko njye yandusha tutabeshye ukeka ko yandusha ntabwo namukundiye guteka nubwo yateka ibiryo bibishye njyewe birandyohera kuko ariko mujya mwumva ukuntu yakamwana agira indi nubwo yateka nabi ajya ambwira ngo afite n'abagore babiri yageraga ku batetse neza akora ati ntiyabana n'umugore utazi guteka ubu se
none arambwiye ngo yateka nabi ngo yapfa biriya nabivugaga narashaka umugore ariko kiri ingaragu ubu ngubu mfite umugore tubana dufite byinshi duhuriyeho nuvuga ngo rero nubwo yateka ibyo akabiteka nabi nabirya pasiki ni umugore wanjye duhurira mu buriri warambwiye ngo rero uramutse ufite abagore babiri umwe azi guteka undi atazi guteka wajya kubatetse neza aka kanya ufite abagore babiri kuko nanjye ndimo ufite Dusabe ufite nanjye wariye kuryo bya Dusabe hari ubwo warya kuryo natetse aka wari wabiryaho ntabwo urabiryaho uyu munsi ndagira ngo nanjye urya kuryo natetse uzi se kandi ndi kokereza crash isubiza aho ngaho bitewe n'urukundo dufitanye ushobora kubuteka neza pe wenda mushaka muri abagore babiri wozi guteka neza ufite n'amafaranga cyo gihe rero iyo nza kurya iwawe mba nararongowe nta n'ijambo mba mfite mba nkurikiye ibiryo by'iwawe wenda nako kabyirungurira ariko umugore unyubaha nubwo yateka ibiryo bya make ariko anyubaha ankunda namwe bakurusha wa wundi w'umukire n'ibiryo akansuzugura akamfata uko yishakiye oya abenshi barahari abantu nk'abo hari umuntu uba umeze nk'umuntu warongowe umuntu akaba yingirwa mugabo ariko atari umugabo iwe mu rugo ukabona umuntu ari kumwe n'umugore ukavuga ati dore umugore uriya mugabo mu muhanda ariko iwe ameze nk'umukozi ndabizi pe abo bagabo barahari kabisa barongowe ariko hari inama wabagira se umugore mbwira ati managurira inkweto akazihanagura umugore ati mbwira ati jya ku muhanda ugende uzanire isigara ku muhanda akajyayo ariko umugore wakurongoye ibyo ntiwabimubwira ntabwo wabizana da afite amafaranga yiwe ko abagusuzugura ntabwo uba uri umugabo rero uba uringirwa mugabo wo mu muhanda gusa kwitwa umugabo mu ipantaro no mu shati ariko uri zero mu nzu nta jambo ufite uri zero ku icumi abo bagabo barahari derizoni wayo rero kumbwira ngo Dusabe wanjye uko yateka kose nasanga bibishye uko nasanga bimuze kose nabirya kubera ko mufite nk'umugore wanjye bitewe n'agaciramo ni ukuri rata nubwo nanjye ngukunda abantu nanjye ndakumvisha nubwo ngukunda so we have to be clear rero ndagira ngo nanjye ngutekereye nshaka wambwiye ko ukunda inyama pe ubushize waje ndi gutekera crush brushette urya urambwira ati ewana kabisa ukajya inanyigisha none nshaka kuzigutekera uri kumva nyine dufatanye n'ukotsa nako twotse sorry uri gukoresha ijambo guteka kandi n'ukotsa twotse brushette hano noneho waje zihiye utazi ngo byatangiye gute utazi ngo byagenze gute uzi kotsa sundo generokeje nuko ni imbabura yanyu iri ku meza ni imbabura wenda y'insirimu imbabura itaza n'imyotsi idafite ibintu by'ibibazo so rero nshaka ko twotsana zino brushette bigenda bite rero ubu ngubu ni njyewe uje kukwigisha ugiye kwigisha kotsa ugiye kwigisha kotsa ko n'abanye na bamucoma mbwira akantu kamwe konyine ibindi ndatambikomeza mbwira ikintu kibanza dore brushette ngizi ikirungo n'iki amafaranga rero umunyu kamanze mbigusobanurira brushette iyo ugiye kuyutsa urabanza ni ukuvuga ngo wenda iyi mbabura yawe ntabwo nzi kwicana ni ukuvuga ufata brushette ukabanza ukayishyiraho amavuta gusa akambere pe wamara kwishyiraho amavuta ukayishyira ku mbabura kugira ngo uze gushya neza noneho brushette ukabanza ukayokesha amavuta bareka musobanurire kuko ashobora kuba azi ko andusha kotsa kambanze ndimubwire noneho warabikora action ngiye musobanurire noneho brushette iyo umaze kwisiga amavuta nibwo uyishyira ku muriro cyangwa ukayisigira ku muriro ubanzaho amavuta ubundi icyo ni icya mbere amavuta yabanza amavuta uyabanza kuri brushette mbere wamara kwishyiraho amavuta ukaba uri gushyira ku mbabura cyangwa se ukayisigira ku mbabura ni nk'izi mbabura zanyu za kizungu sinzizi noneho
burushete kwa kundi iba igiye gushya igiye gushya ubona ko igiye gushya nibwo uhita ukubitaho ikirungo ubundi ikirungo kijyaho nyuma handi bigiye gushya kigashana na burushete neza kikumukana na burushete. Okay, rero hano ngiye kukwereka ni ukuvuga njyewe nkiva muri Congo nabanye na Muchoma bita Muhire nanamushimira cyane yamaga agasosi niko kananyondoye navuye muri Congo naranutse mvuye mu ntambara numva mvuye mu ntambara uwo mwana bita Muhire na n'ubu arafunzwe ariko Imana nimfasha nzamusura cyangwa se igihe azafungurirwa tuzabonana niba nigishikutse yokereje kwa Gahunda nsuza Gahunda Papa Shukuru umwambi yagiye ari muri Amerika uwo muri niwe yigishikutse ukiri mu nkambi yabwiye ati mwire umugishakutse cyangwa nyine ari process oya ntabwo yanyigishikuye urabona mu nkambi nagezemo mfite inzara n'ababyeyi ngira naki none Muchoma akajya njyana mu soko kwa kundi bajya kugura inkwi mu soko kagura nk'ibiro 20 by'ibirayi nkabimwikoreza kabinyikoreza kagura amasosi tomate namutwaza gutuzigo mbese tukagenda twagera ku cyokezo ibirayi nkabironga neza nkabironga akanuma kuvoma nkajya kuvoma nkazana amazi agasosi kashye yaratekaga saa sita yaba yatugushije zingaro kuko yabaga giheri yabatugushije zingaro nkanywa agasupu bura agasupu ka zingaro karondora niko kanyondora zingaro sobwa ndayizi njye sizo mu ndo ninzo nyama zo mu ndamana zingaro uzi gukora zingaro se nzi ko banza bakazitogosa bakazizinga mani ndabizi ntabwo bakazitogosa barabanza bakazizinga mbere yuko bazitogosa none wamara kukizinga cya kizingo cyose ukagitogosa mu safuriya wamara kugitogosa buretse wamara kugitogosa ntabwo uhita uzikatamo burushete urabanza ukayireka zingaro yose cya kigozi cyose ikabanza igahora uri kumva yamara guhora nibwo uyikatakata ugakatamo intongo ubundi ukaza kuzishita nawe iyo uyikuye mu sosi nyine iriya sosi uba yitogoshejemo iriya sosi irondora n'uburwayi bwaki iramukiza ni ukuvuga ngo iyo ikimara kuyikuramo urabanza ukayishyira ikabanza igahora neza ubundi ugafata icyuma ukakatamo intongo sasa ukaza gushita za ntongo niba uri bushite 5 niba ari 2 bitewe n'uko ugurisha burushete ndabizi nuko nkuko zingaro bayikora naho ubundi burushete kuyotsa cyo nakugura cya mbere ubanzaho amavuta wibeshye ukabanzaho ikirungo ntabwo yashya ubwo Muhire akajya nyina kuzana gutyo agateka nawe tutangira kubimenya noneho kotse angira ko akajya hari n'igihe nsigaga ku cyokezo wenda agiye kugura n'akandi kantu nanjye umukiriya yaza kuko yarabanzaga akazishyira ku mbabura akazibabura zikumuka akazishyira ahantu zibaze niba ari busheti 20 na 30 umukiriya yaza twabaga ari kumushyuhiriza gusa cyagiye burushete zaba zikigura turosa na desi twe twazicuruza icyo gihe kuri turosa bigeze aho zirazamuka dushyira kuri senyisa wumva nuko namenye kutsa nari nagiye kumenya no kubaga yego hari n'umukire yageze kudutumira ibyumba yakoresheje ikirori tujya kumubagira ihene yakodesheje n'imbabura twokereza iwe umutwe turawutwara umutwe ese umutwe uraribwa umutwe wene tamanga umutwe si wamo inyama sikuru umutesi di izina rya Yesu umutwe w'inyama ntabwo wawurya uzi ukuntu ijisho riryoha Yesu Kristo urarirya none se ururimi ntabwo warurya ururimi rw'ihene ni ukuri ndakubwiye ngo nanabonye bari kuyibaga ntabwo nayirya ni nk'uko nyibona bari kuyica bari kuyibaga yashya sinkoremo kandi nsanzwe nyirya uwo yasi ni ukuri kose arakamwaratese ntabwo ari uguteta pe umutwe ntabwo bawurya reba hano yakamwaka mu Bushinwa buriya amaguru y'uko bayarya amajanja bayajugunya se barayarya abashinwa bo ntacyo batarya n'ibitagangurirwa n'ibinyabwoya yakageze kumbwira ngo
yakawugeze ni wowe ra ni inzovu ugeze kumbwira ngo warya ibiryo by'abashinwa ntabirye nshonje ngiye ngasanga bari kurya nanjye narye si abantu se ukabona akayoka bagakase hariya bagakase bakabazi ukarya harimo ibirungo wenda nabibonye nshobora kutabirya ariko njye nsanze bari kurya nazi ibyo ari byo narya none se ubona nariye ku njangwe gute ipusi njye rya Yesu Kristo injangwe iyo bayiriye barapfa witubeshye wowe ngende reka ngure ukuntu nayiriye twari twagiye ku kazi nabaraga n'umusikari wo muri Kongo urumva nsanga yatetse n'akawunga eba nakubisemo ikirungo isosi itukuye twarariye tumaze kurya atwereka umutwe w'ipusi mu izina rya Yesu ariko nararyaga nkumvamo akantu tu ni urukwavu yari yatubwiye ngo ni urukwavu Yesu we mwari gupfa mwana ntabwo ko tutapfuye se ko twariye ko tutapfuye kumukubye se rikonesha umutwe kankajugunye nka cyagiye ntabwo wagajugunya nka cyagiye twarayiriye nose ko ntacyo twabaye yewe mwari gupfa yakamwa umva rero hano reka nkwereke ukuntu bigenda hano ubanzamo amazi kugira ngo umwotsi utaza wabibonye cyagiye wenda icyo wanyigisha ni imbabura ya do imbabura yo ni urabanza ugasukamo amazi kugira amazi ushaka watekera n'imbere y'igitanda uri kumwe na sheri umva wajya ikoreshwa n'amazi se oya ntago ikoreshwa n'amazi amazi nayo kugira ngo umwotsi utaza byonyine nta kindi kintu amazi amaze mu hano tugasubizaho aka kantu kacu urumva neza uzi kwiyishyira no mu babu ukigendera cyane rwose ikoreshwa n'amashanyarazi nayo apfuye okay dani byabaye so ibi ngibi iyo birangiye turacana kandi twamana kari guhengama we turacana sibyo wacana nacanye tegereza ishyuhe mayira telefone ishyuhe igenda uyikupe ishyuhe se yaka uba uri mu biki izi ntoki za yakamwana niba umuntu azajya akorana nayo kibona yamuziritse wambwiye ko nta kintu wanandeba ndi hariya nta kintu wakora uri mu biki uri mu biki wambaye agahenge nubwo wandeba icyoroshye sinyifuza sawa mfite icyo nisanzuye nta kibazo wabibonye ko yatangiye gushyuha ndabona ko gatangiye kuzamuka buriri gushyuha dore rero ikintu wari wibagiwe kuvuga tubanza twebwe turabanza kuri utu tuntu tugasigaho amavuta mwiza mwabana sewe imana yo mu ijuru yakamwana afite ikibazo pe ntimukajya mwishima nese niba mvuze kuri mwiza nese ibyo biri kuvuga bihuriye he ni ibintu turimo koko ngaho kuko basiga amavuta ari muri unguye umuvuna muheto ntabyo nzi ngewe reba rata dore turabanza tugasigaho amavuta hano kugira ngo aha nyereka dore urabanza ugasigaho amavuta kugira ngo zitaza gufata uzi akamaro k'aya mavuta nyine uzi akamaro k'aya mavuta ibyo ndabizi ni uguhanagura imbabura dore ni uko babigenza ni uguhanagura imbabura ibi natwe twarabikora kugira ngo imbabura isa neza ni uguhanagura imbabura iyo birangiye abantu guhanagura imbabura wa mukobwa we n'ibintu twize nge nokije kwa Muhire Mucuma kwa Papa Shukuru kugira ngo imbabura yawe ise neza okay ngo rekera byabaye rekera kugira ngo sorry gatoya agatunguru kazaho ryari agatunguru se bura kari ngombwa ra agatunguru turaka ubundi twebwe brushette yacu sinzi uko rwego mushite ubundi ariko twavuga twakase ibitunguru noneho hano hagati y'intongo n'indi ugashyiramo igitunguru yego ndabizi nanjye ndabizi ko atari nge wazishitse ugashyiramo igitunguru hagati so iyo birangiye ibyo ngibyo ufashet then ugasiga amavuta kuri brushette yawe
kuri utaya nawe Ntabwo wajya nyaguta. usiga amavuta make kugira ngo ubundi uzirambikaho ko nuze gutya yakabitereka se arabindusha dore nuko ariko turi nuko ego usigira ahangaha usigiraho njyewe ntabwo mbikunda kandi burusheti so ikindi rero umunyu nawe reka tuwushyiraneho n'amavuta kugira ngo oya sana wowe icyo mukobwa we turi nuko nyamuneka yakanje ndi kumwigisha none birangiye ari muri kunyigisha arega ntabwo ngiye nabe narabaye ibyumba twebwe ubundi burushete zo mu rukomo uzabaza abantu bazi mu rukomo bajya bageza hagatu burushete yo mu rukomo niyo ya mbere iryo bajya bayivuga no kuri radiyo Rwanda urumva burushete zawe ukazikubita amavuta urumva urabona burushete zawe ukazikubita amavuta ubundi ukabirindura n'urundi ruhande ukubitaho amavuta ubundi burushete zawe ukazireka zigashya neza ukoze mu munyu ko nta munyu urimo situnze umunyu ndawushyiraho umukobwa wanjye urumva burushete wamara kuzikubita ivuta urumva ugahita ubirindura ugashyira no ku ruhande ukubitaho amavuta urumva ni ukubutsa urumva umukobwa wanjye bamugani wanjye avuga umukobwa wanjye kandi yakubomora ujya uvuga ngo ngo umukobwa wanjye nzova babeshya ngo umukobwa wanjye uko bazikubise amavuta rero gutya burusheti iyo ushaka urazireka zigashya neza none reba kandi kantu wigisha ugerageza kuziringaniza n'umurongo wa nyuma kugira ngo umushito utaza gushya ni ukuvuga ngo iyo zirambabura z'amakara iyo umushito uhiye uhita ucikira hano noneho bigasaba ko uzishyira ku wundi mushito naje nje kwigisha ariko ambereye mwarimu hari ibintu ari no kuvuga ubu ngubu yamaze kuzikubita amavuta noneho ushaka wazireka zigashya zitonze zikaba zishya cyangwa noneho ushyiraho akunyu wikoza amavuta dore hari uwo nashyize hano ukoza kuri uyu hakunyu ubundi ukazireka zigashya burushete zawe zigashya zitonze nakubwiye ko ikirungo bagishyiraho zigiye gushya ubu n'ahandi zigiye gushya mbese nka kwa kundi umukiriya ari kuvubwira ngo mucome guza burushete ngo ziresha ngo ntabwo zirashya ngo kandi turazigusigira bati bose ziraje bose zirahiye kandi ushyiraho ikirungo bose nshyiraho n'agasenda hari ukuntu ujijisha umukire bati bose nshyiraho n'agasenda se bose hari n'agatoki ariko kandi ubwo ziracyari mbisi bose guhahira buri mukire avuga uko ashaka ngo shyiraho agasenda gake sha ushyiraho n'ibirayi ushyiraho n'ibirayi bya bitatu ngo ushyiraho n'igitoki aba ari kumwe na bagenzi be ushyiraho n'igitoki cy'ibihumbi 2,000 sha yego bose ziraje ariko kigurira bose ugenda umubwira nk'ayo magambo urabizi ko mu cyokezo akunda gukoreshwa cyane urumva ariko bose none yakubwira ati uri gushyiraho umunyu mwinshi ubundi hari ukuntu bose uyu ntuzihindure zitarashya nyine ndagira ngo ureke gukomeza kurundaho umunyu ni ukuvuga ngo umunyu we uri kuzibirindura zitari zashya kandi urabona n'ingiyi nk'uko nguko hari ukuntu urabona n'izi z'imbere ziri gushya hari ukuntu no kugira ngo ishye neza uyikubita muri sisiteme ya gauche kugira ngo n'ingiyi ukayikubita muri sisiteme akamaramaka ukayishinga gutya kugira ngo ntahane imbere hashye ariko ugenda uzibirindura gakeya gakeya ngaho uganiriza bose wenda ari hariya tubesha ntabwo zirasesha ziri kuza bose dushyiraho agatoki k'igihumbi tugashyiraho se bose we kaba kameze neza shyiraho n'agafiriti ka 3 reka ngo ibindi banga bamucuma bakoresha we ntabwo uriye niyo basigaye bazifata bakazitogosa bagashyiramo buteye iturukana noneho wambwira ngo umwokereze n'izanyama n'undi uba watogosheje zihiye ugahita unyuza vuba zibabuka uhita umuhereza kuba buri wese ariko urumva utwo twatubari twandagaswe reka mwibaza ikibazo
njyewe Mwezi wazihinduye hari zitarumuka. ugusiga inyama amavuta kugira ngo isige amavuta ugira ngo bitagenda gute ubugira ngo zidashirira uzi kotsa abana nguteze umutego numve ko bishobora cyarakanambwiye niko ubundi mpamvu bazisiga amavuta kuriya ni ukugira ngo zidashirira uzafata niyo mpamvu ariyo babanza siyo babanzaho niyo babanzaho nyuma inyama ukayikubita akunyu n'agasenda washaka n'umuntu uba ushaka n'ikirungo wowe wagikoze ngo icyo ukasiga ariko hari abantu badakunda ikirungo ariyo nyama bita mushikaki iyo utagasize ikirungo bita mushikaki niko bita mushikaki mbese abantu urankosoye njye nari nzi ko mushikaki ari burusheti iyo ariyo yose nubwo uba mushikaki nitari ikinyama kuko iyo ukubise ikirungo gitukwa sauce tomate n'inyanya wakanze zifite ikirungo urasiga inyama isa nk'ifata agatuku gakeya gafata irangi bahita kuyikubita irangi ni ukuvuga ngo inyama itari ikirungo niyo bita mushikaki hari umugabo amazi nta wamuhaye akazi ko mu cyokezo ntazazirira umva ratamabuja hari akantu nzova nkosoyeho ni sawa hari umugabo iwacu aho ngaho twakoreraga njye na Muhire hari umugabo ndanamukumbuye cyane bamwitaga Budogire yageraga kuri icyo cyokezo cyacu agahita abwira Muhire ngo nshyiraho twa mushikake tubiri sha simeze n'ibyari byo kuva yashakaga izitari ikirungo nanjye icyo cyo nari nkizi wari ukazi Nzovu ati atuka turi kwiyokereza we Nzovu buriya turaguye ikinyamakuru waravuze ngo ndanatume ikinyamakuru abasaba nawe turagushakira ikinyamakuru usoma ugera ariko aranadukosoye da aradukosora apfa kurya kamwe naje kuvumba se ko sha aje kuvumba sha ubundi nabuja Nzovu nawe aje kajya nekera ibyo biryoshye buriya inyama n'izi ngizi Nzovu karakana dusobanuriye impamvu ushyiraho utuvuta aba ari kugira ngo zidashirira kabisa oya byo twari tubizi aho cyangwa gusobanura wowe mushikake ntabwo ruzi cyane mushikake na burushete ntabwo ruzi bitandukanye igiti urakizi igiti ndakizi none tuzotse ibiti nicyo kintu nkunda ndabasabye ntabwo dushaka kuzabura umuntu muri commentaire uvuga ko ashaka ko tumutekera kandi guys tuzamugira kotsa umukaracu umwe agomba kuzaza ariko akantu twashaka gutekera ikintu ashaka twe duteka icyo ushaka not icyo dushaka icyo ushaka wowe kotsa mwandike nishikama muri 10 hano tu ariko hari akantu kari kugora mushiki wanjye kotsa no guteka biratandukanye oh my god hari umuntu ushaka kugura inyama yokeje kwari no kugira inyama itetse ubu ngubu turi kotsa ntabwo turi guteka mumbabarire ati umuntu wakinira ko twamwokereza n'uwakina ko duteka byose nta kibazo waba ushaka ko twokereza no guteka ariko ubu ngubu tuko naonesha jinsi ya kuchoma totumba muri ngarundi babyita kotumba kotsa ntabwo ari kotumba nabyo narindi kotumba yaravuze ngo gutumba se azi ngo gutumba izi nyama nta nubwo njya kuzikoraho reka nziguharira uzotse n'izibihaka ndakokereza mo bebe narisheri ariko buriya mabuja uko buriya yagize amahirwe mabi nshaka umugore siri naragukundaga yego nanjye ariko urabizi ko njye gukunda nubwo wari umwatira kuri kamera kandi reka mbabwire tukaza hano kuri kamera turi nka hariya njye na Yakamwana aba ari kumbwira ukuntu ari njye mu kobwa akunda wega buriya dusaba aza gukurikiye kandi nagaki ni umwana dore ufite n'undi hano naho arahari n'ahandi ufite undi dore na hano arahari na hano ku izuru arahari ufite abana benshi nzabyara abana benshi barangara ugashiririza sheri do nawe rero uhinduye inyama buri kanya zitarashya nibyo byiza ntabwo gukira ntabwo bagiye ubundi hano si ubona ko ari habisi ndashaka nyine kugira ngo zihire rimwe yego
kugira ngo niba rwanda rumwe rushibye njyewe ndashaka kumva izo nyama nazo njya gukora do bana kimwe bana la misuni bamanitse ntabwo ndi bugire ntabwo ndi bugire inyama muri ngara bazita nguki nyamajo nyamacho nyamachoma misuni 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 uvuye misundi wavuze misuni ibyo bintu bivuze nka musu nabasaba misuni nada vuze misuni nibyo uri kumva misuni none ibyo birako yakamwaragira kotsa nakubwiye ngo ningiki ukojoa kutumba kutumba nayo tumba misuni ndi kotsa inyama nayo tumba misuni tumba misu oya ariko ushaka kuba muri ringara rya hano hafi jura nayo tumba nyama nkarino ringara ry'abamayimayi ba wazarendo bo bavuga nyama ariko iringara nyaryo nyamachoma ni iki kotsa inyama nyamachoma ngo ni brochette ni nyama yokeje nyamachoma ni nyama yokeje nyamachoma ni nyamachoma ariko hano kotsa ni kucoma yaka ariko se ikoreshwa n'amazi ahubwo se aratubariza ikibiri nadusobanurira iyi mbabura ikoreshwa n'amazi ni bwoko ki imbabura ya nukugira rumva kubinja kugamo hasi bikahita bizamuka none se hari imyotsi ubonye hano sinone kizamo amazi akadusobanurire wagiye no mpamvu byaturikaga rata ibaje mve ko biri bureke urabona inyama iyo zitangiye gushya ziba zifite amazi ziri gukamuka niyo mpamvu usanga uzasanga kuri ziriya mbabura z'amakara umuriro uhita uzamuka inyama zigashirira ntabwo ari umuriro ku mbabura z'amakara umuriro uhita uzamuka inyama zigashirira ariko urabona ko iyi mbabura asa nayibwirwa n'iki njyewe yaka ntabwo reka iwacu ari inaha wowe urigeze hehe ndenze mbirya byahiye ntabwo ibyo nabimenya kubera icyo utabimenya si uzabimenya kwa kundi mugera iki ese iringara riba mu kihe gihugu muri Congo muri Congo niho bavuga iringara no muri Congo Brazzaville na Congo Kinshasa wowe waga muri Congo haryo Congo Kinshasa kwa Gisege none se ushaka kuvuga ngo ndagukunda mwiringara bavuga ngo iki Alelayo nalingiyo naposa nayo ariko tengananga izo kanisayo uzalimusika nanga ariko nshaka kwibaza ndagukunda mwari muzi ko yakamwara afite indirimbo indirimbo yawe ko siwayinyumvishije ejo bundi ndagukunda babwira ko indirimbo yawe yitwa Katarina Bebe Sukari yitwa Katarina mugire mwanditsemo ntabwo yize by Mutoni Asia Film wowe uzajya usakiremo Katarina yakamuana naryo nabonye riri Asia Mutoni muri indirimbo ya yaka ni nziza kubira no ya story ngo yayikoze ngo bamujyanye muri studio yanasinze kandi ndirimbo burango yasikoze yasinze yaka oya iriya ndirimbo ni mabuja yayinkurishirije nyine ariko wayikoze wowe njyewe mabuja yangize umusitari nta ndi muntu wari wankurishirije indirimbo mu Rwanda mabuja Mutoni Asia kude chapeau mama mabuja wangisha harya nagari mu Rwanda umunyibukije sha wanyibutsa n'ukuntu mabuja wanjye twagendanaga mufashe kujipusha waramure anjyana muri award ya 2019 nibwo bayago bari bakimburana ba Pupusava bose nibwo bari bakimbura turi convention muri award y'abakinnyi ba filime nyarwanda asa n'umuntu wa mbere warinjije convention kuri pe Asia mani Asia oya mu bantu bari bakizi na Asia niwe wa mbere no kuri pe niwe wanguye mu ntara anzana i Kigali kabisa anangiza filime bita Katarina agiye mbere yo kujya muri Amerika nkoreshereza karirimbo njye nabagiye mu rugo nari meze nk'imandwa aho yajyaga hose yaranyimukanaga tunya mu Kicukiro tuvigikondo aho yimukiye hose yarampakiraga n'ingero zose uze cyiza cy'umuntu wa yagize neza gutyo se yarakugire neza shawe wenda nko gukena yanambwiye ngo nimitwara neza umugore wanjye dusabe aramuzi ngo tuzakora kwe buryoshye ko basigara bagusoresha akazagusorera nari umva se
ikintu cyiza nyine cy'ibyo ngibyo aramutse wenda nawe agize nk'akabazo agakena umwana wiwe ushobora nawe kumufasha. oya Asiya aba yose y'ibura muri Amerika nta muntu ujya upfa gukina keretse iyo uri indisipurine cyangwa se utuzuye mu mutwe. Muri Amerika ntabwo ujya upfa gukina, upfa kuba ufite amaboko ushoboye gukora. Muri Amerika ntabwo wapfa gukina. Gusa icyo nkundira Asiya ni uko nkunda mfata nka musaza we, amfata nk'umuvandimwe. Ntabwo amvuga ati ngo wenda yaka ngo hari icyo ngukeneyeho cyangwa se yaka hari icyo wenda. Gusa Asiya niwabo mu rugo bamfata nk'umwana mu rugo. Nongeze iwabo noneho mama wankunda kubi ni njyewe yarurira mbere yawe. afite nyina witonda noneho mama wa Asiya ni umubyeyi kabisa. noneho nagezeho ndabanza nkamuhamagara ni Kabuga ababwira mama ndaza usanga bazi ko nkunda isombe iri mu nyama. usanga batetse agasombe niba nzajyayo nk'uko kangahe agasombe ngasanga mama wa Asiya bazi guteka isombe banateka ya sombe ikubiye. Ngura mama ndaza kandi ndarisha kawunga. Umwita mama? Ni ukuvuga mwita mama wanjye. Nakuri pe. Ugiye hehe se? Mama si ubundi ni mama wanjye. Ugiye yaka? Zana utundi tuzi dushyire musubona ko byatangiye kwa kundi inyama zatangiye kubira. Voma hano. Uvuga ngo inyama zatangiye kubira ntabwo ntuza pikibya bitweretse se. Iyo zatangiye kubira kuriya amazi inyama z'ubwazo ziba ziri kuzana amazi. None amazi yagwamo nibwo ubona tw'imyotsi dutangiye kuza. Amazi arahagije ushaka wayareka utayamena kuri burushete. urorekera ayo ngayo zigiye no gushya rero inyama zatangiye kubira. None turashyiraho ikirungo zigiye gushya neza. ubwo turabereka none urabona iyo zigiye gushya neza nibwo kubitaho ikirungo. ubundi ikirungo kijyaho zigiye gushya. ikirungo nta nubwo ugikoresha cyane. uvuga ngo ikirungo gishyiraho n'ubundi zisa n'izahiye. ariko turi kureba ngewe ku giti cyanjye buri nyama nyinshi urabona nk'iyi ngiyi itarashya neza. iyi ngiyi igitangiye kuzana amazi niba ifite umusosi utarumuka neza ntumujye nanayirya gutya itarashya neza igifite n'uturaso dukeya. ariko mana yanjye niyo nyama iba iryoshye y'amazi. aho ngaho waba ubaye buriya nyamiye cyane yumutse yabaye nk'amakara wapi. n'amacaki inyama icyoroshye nk'ingi igifite amazi nk'ingi ikiri kubira ku mbabura niba iryoshye igifite umusozi igifite amazi yayo inyama iryoha. ariko ku buryo wayirya iriho ibintu by'amaraso. niyo itarashya neza nibwo iba iryoshye. umva reka ako ari wowe na Nzovu ubundi ubu ninde uzi guteka? oya guteka no kotsa biratandukanye. uzi iki muri ibyo wowe? uzi iki muri ibyo? nta na kimwe nzi byose ndagerageza. arega nawe umenya byose. buriya hari igihe uvuga ngo uzi byose ariko haba harimo icyo utazi. none se njye numvaga ko nzi kusa. none se Nzovu nawosoye kuri kariya kantu ko kuvuga ngo mushikake numvaga mushikake nanzi ko ari burushete. ariko nanjye nkunda itariho ibirungo. ariko ikintu nawosoyeho iyi ngiyi ndayirya itariho ikirungo. iyi ni isi tuyirya. oya nanjye ubwo njye nashaka natangira no kurya. harya wa muntu haleluya. iyi ndayirya itariho ikirungo. njye ntabwo nkunda nanjye ikirungo. ariko mabuja ngiye kuguha ikizamini. tuvuge wenda ntabwo ari ihene ni inyama z'inka. ikiro cy'inyama z'inka havamo burushete zingahe? wenda tuba ari burushete uri bugurisha igihumbi. havamo burushete zingahe? havamo mu kiro cy'inyama gereranya. havamo burushete zingahe? 8. nk'izi ngizi
ubundi ikiro cy'inyama kivamo burushete zari 12 ni 20. erega izi ngizi ziri 18 twakuragamo ikiro cyari kikiri cyinshi uziko ubu ngubu ubundi twebwe ikiro twakiguraga niba arangahe tukuramo burushete 22 ariko numva twaba twakase burushete gato ko twazigurishaga burushete zacu impamvu bavagamo nyinshi n'inge zarengaga twazigurishaga senyise kandi umva hano ni 1000 urumva twebwe ikiro twakuragamo burushete 23 ngaho barakuri senyise fata senyise ukube 22 ubwo nangaye mabuje wowe wisimira njyewe senyisa burushete 20 n'ebyiri kukuba senyisa burushete senyise yabaranga 14 12 engora ntabwo mbabeshye wese burushete 20 kuri senyisa burushete 20 bara burushete 20 wenda ku gihumbi ni 20 sibyo ngo iki ubwo ni 10 ntabwo bwe 14 nabene nibyo njye ntabwo ari 20 na 22 hawo man zabare avamo 12 Jemi yanyishakisha urumva wabaga waguze wenda ikiro wenda wakiguze 5 kuko muri icyo gihe baba wakiguze 6 ugakuramo urumva kubitabona amakara kubitaho amavuta ariko urumva abarimo inyungu ubahungutse wenda ku kiro ntabwo waburamo nka 4 18 gatumbi 18 bushete 18 sibyo ku gihumbi agahe bamucoma abarungu uzi yuko mu kabari gaciriritse kose ntabwo ushobora kubona mu gihumbi mutuwere no tureze ugiye mu cyaro ugiye hano hirya mu nkengero ushobora kuyibona no kuri senyisa sisa aho ni ariko izi burushete n'umwe cyane n'umwe ko nyirira senyisa hano Kicukiro centre usiza burushete zasenyisa we inangana n'ingi senyisa kandi bayakuramo pe akagura ikiragagenda bagatamo burushete senyisa kandi akakuramo na buri mwe 3 by'icyayi ntabwo gutyo buzahiye ushaka watangira ukarya oya gasiga ikirungo ntabwo ushaka ibirungo cyore oya kanze ndikubite ikirungo noneho kugira ngo zize gushya neza zishyane n'ikirungo oya wisiga ikirungo yawe ni iyi wisiga ikirungo ntabwo ushaka ikirungo oya yegeze sigiraho nasigireho hano njyewe narize baba ahubwo kansige hafi yewe ubundi rero iki kirungo ubundi ugisigaho rimwe kigashyana na burushete zawe ziriza yakayumva nabi ntabwo ujya urya ikirungo wirira ka mushikaki oya ndakirya ariko numva ntacyo ngo burushete itari ikirungo niyo bita mushikaki ako ngakora akamenya tuvu yabingiye kanumva ukuntu zimeze zitari ikirungo nizo uri burya susite Yesu Kristo oya ntabwo ndenze ubu ukazirika noneho zigashyana n'ikirungo byefuje urareba gutyo kameramani nzajya gusoma ibinyamakuru kameramani yagiye ni ukurya muri kureba n'agapeti kameramani wazo bikora ku mutima yandike muri comment avuga ngo nshaka tuzakotereze yakamwana ndetse mabuja wanjye Bay TV ayikunda ukunda mi mabuja ni kuri kumwe ndamutse ngiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe twasangira amadolari bo
ariko ikintu nakubonye izina ry'Imana ngo njye nsuzugura ndamutse ngiye muri Amerika nkazana amadolari ariko nzagukubita pasi y'agapeti kanjye kagiye kuva muri Amerika wino zirahiye ujya urya kamushi Crash yabariye umutima wawe Crash ngo murebe ukuntu notsa none bana nawe urarya kari ikintu ntabwo ikinyamakuru nuko kameze neza zibushate ziraryoshye n'umutima wanjye wose mwera nuramukira nawe yumva uko byari bimeze guys mwakoze kubana natwe turabakunda cyane muzibuke kwandika muri comment turabona tubibakorere urabona ukuntu burushete zanjye zishya ciao usigaye is to 8 tunanda bamwe tukikolea